turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Hari mu masaha mu gitondo ubwo abaturage batuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi ubwo babonaga uwitwa Hakizimana Silas atembera muri aka gace, kandi ngo ku munsi w'ejo harabaye umuhango wo kumushyingura kuko ngo yari yitabye Imana. Ubwo BTN TV yageraga muri aka gace abahatuye batubwiye ko ngo ku munsi w'ejo biriranwa amarira n'agahinda ubwo ngo bari mu muhango wo gushyingura uyu Hakizimana. Twashatse kumenya nimba koko uyu Hakizimana wabonywe n'abaturage atembera mu gitondo kandi bivugwa neza ko ku munsi w'ejo ngo yari yashyinguwe, nimba koko yarapfuye, maze tuganiriza abo mu muryango we. Twari dufite umuntu bita Hakizifura nagiye mu mayaga agiye gushaka amafaranga gutembera. Dutangazwa nuko yagiye kuwa gatatu, imvura yari yaguye kuwa kane, kuwa gatatu batubwira ntigeze tumenya amakuru ye yaho yagiye. Ku isabato batangira kutubwira ko umuntu yaguye mu mazi yapfuye. Birangira ababyeyi bagiye, umugore we n'umuryango we bagiye kumuhiga baramubura. Buracya icyumweru ndumva ariho bagiye kumushakisha bavuga ngo bamubonye ngo i Nyanza, ngo bamujyanye mu bitaro muri za Muruti. Birangira bamagaye ngo bajye kumuzana tumushyingure. Ejo twire dushukura dushaka ishyamba bagiye kumuzana. Yego. Yaraje nka saa 12 n'igice saa moya umurambo barawushyingura. None muri iki gitondo tubona umuntu araje, turamubona nubwo ari hano ku kagari, ariko barimo baratwirukana ngo nitugende ngo banze bakemura ibibazo bye. Ngiye kuzana umurambo ngira nyine bamukoreye ibizamini byose bishoboka, barangije igihe cyo kuduha umurambo nyine barawuduha nka saa 12 twamushyingo nyine hafi mu saa 12 n'igi saa moya. Abo ikinangaje no kwavuze ngo yabonetse nibyo nari ndimo birananira kubikora. Navuze ngo turifuza kureba uwo muntu niyo sanduku bahambyemo uwo wundi utari we, bakayitaburura tukareba niba umurambo wahambwe ari wo cyangwa se niba kuzuka bijya bibaho. Kuzuka bibaho, ariko uwo batabye imperuka itaraza ntabwo azuka. Turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Abaturage twese twabyutse tujya mu kazi kacu, amakuru akadusanga mu kazi yuko umuntu yapfuye, tukabanza no kugira ejo umuntu yarapfuye, tumenya ko umuntu yapfuye, ntibaza bajya gushyingura rwose, baratabara, bahabwa uruhushya ngo bajye gutabara. Uyu munsi wa none mu gitondo tugiye mu kazi twumva ngo wa muntu ngo bareba ashyinguye ni muzima. Aba baturage batunguwe no kubona uyu mugabo washyinguye ku munsi w'ejo atembera n'amaguru kandi ngari muzima. Ibyabateye ubwoba, abandi nabo bakaza kugira amatsiko yo gukomeza kumureba, kugeza aho ubuyobozi bwaje gufata umwanzuro wo gufata uyu Hakizimana Silas maze bakamukingirana mu biro by'umudugudu. Gusa ariko abaturage nubwo bavuga ibi baratunga agatoki ibitaro by'akarere ka Nyanza ngo kuba byarakoze amakosa yo guha umurambo aba bantu hatabayeho gusuzuma ngo barebe nimba koko ari we. Kubera ukuntu twamushyinguye nimugoroba kandi n'ibintu bimaze iminsi nyine, kumva rero ngo uyu munsi ngo araza arashoboye akoresha nakwiruka. Akibaze umuntu bashyinguye sibyo, kandi ubwo byanze bikunze ku bitaro hari ibizamini bakoze ngo bamenye ko umwirondoro w'uwo muntu uhura n'ibikumwe by'uwo nguwo. None mu gitondo twongeye tubona ubwo se we koko mu mitekerereze ya kimuntu twemera ko n'imbaraga za Satani zibaho hejuru. Bakarukwireje ubwo byanashimishije ahubwo kugeza n'ubu ngiye gutaha ndavuga amakuru yuko umuntu wacu yabonye. BTN TV mu matsiko menshi twashatse kumenya koko ibyo aba baturage baba bavuga byaba ari ukuri. Twerekeza ku irimbi ahazwi cyane nk'intungamo, tuhasanga koko hari imva nshyashya iriho n'umusaraba. Gusa ubwo BTN TV yageraga muri iri rimbi twasanze umubare w'abaturage bavuga ko ngo bari bagize amatsiko yo kuza kureba koko nimba uyu muturage yazutse. Urujijo ruri hagati y'abaturage bavuga ko uyu Hakizimana yaba yazutse byatumye BTN TV yerekeza ku bitaro by'akarere ka Nyanza maze tubaza ubuyobozi bw'ibi bitaro nimba koko umurambo baba baratanze waba ari uwa Hakizimana. Umurambo waratoraguwe uzanwa kuri morgue ku bitaro, bageze aho haza famiye iwusaba
umurambo ari uwabo. Haza abantu 7 bo mu muryango w'uwapfuye bemeza ko umurambo ari uwabo. Kugeza uyu munota mbara ko ba nyiri umurambo ari abaje kusaba ku bitaro kuko bawuzanye ari umurambo utazwi, bo bemeza ko umurambo ari uwabo kandi turabaha urashingurwa kandi aho ushinguye arahazi. Nta kibazo. Uyu Hakizimana Silas ndetse n'umugore we bahise bashyirwa mu modoka y'akarere bitewe n'uko umugore yari yamaze kugira ikibazo cy'ihungabana maze barabajyana. Nyuma ku murongo wa telefone BTN TV yaje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango maze batubwira byinshi kuri iyi nkuru. Kugeza ubu ntabwo nagira ikintu kinini ntangaza. Ikihari nuko inzego zatangiye gukurikirana iriya kesi. Kugeza kuri ubu abaturage batuye mu murenge wa Bweramana baracyari mu gihirahiro. Ibaza nimba habaye igitangaza uyu Hakizimana akazuka yari amaze umunsi umwe mu mva, cyangwa se nimba harabaye amakosa hagashyingurwa utari we. Ibituma hibazwa uyu murambo washyinguwe nimba uzatabururwa maze hagashakishwa bene wo bakajya kuwushyingura. Iyi ni BTN TV, Ngendimahoro Samsoni. Aha ndi ndahazwi cyane nk'Igitisi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aha ngaha duhuriye ni kwirimbi. None uje kureba ko yavuyemo? Nje kureba ko ari impamo ko yavuyemo. Ni ukuri? Ni ukuri. Ucuhuje good morning nagisubiza good morning. Bamaza how do you feel? Akubwira ati I'm fine. Wambaza what do you live? Asubiza I live at Ngororero Kageyo Sector. Aba ni bamwe mu bagizweho ingaruka zo gucikiriza amasomo ahanini bituruka ku kato bahabwaga kubera uburwayi bw'ububyimbe bukabije bw'amaguru, byatumye bahagarika amasomo yabo bakiri bato. Narwaye imidido mfite imyaka 6, ndangije njya kwiga, maze kugera ku ishuri kubera uburwayi, nagera ku ishuri abanyeshuri bakampunga, twicaranye bagahaguruka ku ntebe bakampunga. Nacikirishije amashuri kubera impamvu y'uburwayi. Nabonaga ninkomeza kwiga ubundi abanyeshuri bazajya baraseka. Ibyo akato byo ntabwo byarura mu baturage, n'ubu biracahari, uretse wenda ko tumera nk'abasibanganya ibimenyetso, ariko mu bantu benshi bakunda kuba ko turwaye imidido, turwaye ibitimburi, ngo turati dore kiriya gifite n'ibitimburi, dore kiriya kigize gute, tukiheba. Nakwimarira kuburyo abantu bambonaga bamwe bakanyinuba abandi bakangirira impuhwe bitewe n'uko nari meze. Ibirenge byaranukaga, ntawanyegeraga, yagiraga ikibazo. Binyuze mu muryango utari uwa leta hasa ubafasha mu buvuzi ndetse no kubongerera ku bumenyi kubera amasomo bacikirije, bemeza ko kuri ubu hari icyo bari kwimarira. Navuga yuko bangiriye umumaro kuko yiba ntarabashaga kuba nabona amavuta ndi mu cyaro ntabasha kudoda, ubu ngubu nsigaye ndigurira umwenda, nkagura amavuta, nkagura inkweto n'ibindi byose mbashije kuboneramo ubushobozi nyine nkabikora. Dukuzimana Marie Jose Mozi muri Hasa Heart and Soul Action Africa, umuryango utegamiye kuri leta ahanini ufasha kuvura aba bafite uburwayi bw'ububyimbe bukabije bw'amaguru, avuga ko nyuma yo kubafasha kubavura bijyana no kubigisha imyuga kugira ngo bazabashe kugira icyo bimarira. Nkurikije uko twatangiye tumeze kugeza uyu munsi, biratwereka yuko mu minsi iri imbere future y'aba bantu izaba imeze neza cyane, kuko ni abantu twakiye badashobora kugenda, bamwe baza udashobora kuba bamuganiriza ngo abe yagira ikintu akubwira, bigaragara ko bari bafite ikintu cy'akato cyaragaragara cyane aho bari bakomoka cyangwa muri community babagamo. Ubwo rero kugeza uyu munsi niba abantu bacu bashoboye gukora nk'uko mwagiye mubibona, bamwe baradoda inkweto, abandi badoda ibikapu, imyenda, ibintu bitandukanye. Urumva ko umuntu niba yaraje yihisha adashobora kuba yanavugisha umuntu, kugeza uyu munsi akaba ashobora no kuba yakora, akaba yaganiriza abantu. Urumva yuko bitwereka yuko baratinyutse, mu minsi iri imbere ubuzima future bizaba bimeze neza cyane.
Dr Jean Bosco Mbonigaba umuyobozi wungirije mu ishami ryita ku ndwara zititaweho uko bikwiye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC hagaruka ku ngamba ziriho mu kwita kuri aba barwayi b'imidido. Ngubu tuzi ko abarwaye imidido mu gihugu barenga 600 gatoya, ariko ikijyanye no kubashyira muri ibyo byiciro bitandukanye by'ubumuga ni igikorwa tugikora kuko dufite amavuriro 13 ubu ngubu mu gihugu, harimo 11 ya leta ndetse na 2 y'umuryango utegamiye kuri leta, ku buryo uko tugenda tumanura ibikorwa byo kuvura tubasha no kumenya noneho ni bande bashobora kudakira, ni bande bashobora gukira. Ibyo nibwo niturangiza igihugu cyose tuzabasha kumenya imibare nyakuri y'abantu bazaba bafite icyo twakwita ubumuga butewe n'imidido, bwa bundi budashobora kugira icyo gukorwaho kwa muganga. Ubu burwayi bwo kubyimba amaguru buzwi nk'imidido, inzego z'ubuzima zisobanura ko ahanini biterwa no kugendesha ibirenge igihe kinini kubera imyunyungugu iba mu butaka, igatera kwangirika k'udutsi dutembereza amazi mu birenge, bigatera kubyimba amaguru. Kugeza ubu kwirinda ubu burwayi umuti rukumbi uriho akaba ari ukwambara inkweto. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.